Reka mbasuhuze rero mbaha ikaze kandi mbasabira umugisha mwinshi umuntu wese undebye ashobora kuba ari bwo bwa mbere cyangwa se bwa kangahe simbizi ariko nkwifurije umugisha w'Imana. Rero uyu munsi amazina yanjye nitwa Patrick, ndakijijwe kandi ndi umukozi w'Imana. Mu by'ukuri twese turi abakozi b'Imana nubwo dukora ibintu bitandukanye. Arabahamagara ubutumwa bwiza, arabahamagara kuba abasirikare, uri department yose umuntu aba ari umukozi w'Imana yabashije kubikora bijyanye n'amategeko nyine y'ahantu arakabikora neza kubera ko nta hantu umuntu akorera Imana hanyuranyije yanyuranya n'iby'amategeko ngo abe akiri mu murongo w'Imana. Imana ibishaka ko umucamanza aca imanza zitabera, Imana ibishaka ko umuyobozi atarobanura ku butoni, Imana ibishaka ko umunyeshuri yiga ntatoroke ikigo akakurikiza amategeko mu kigo. Just biriya nabyo ubaye umunyeshuri mwiza, buri kintu cyose n'ahantu uri ukaba discipline, wakongeraho gusenga rero bikaba karusho. Rero ibintu tugiye kuganira ni ibintu maze iminsi mbyumva nacecetse kubivuga, abantu bakabivuga batwika, abandi cyane cyane muri gospel cyangwa se mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu butumwa bwiza, abantu ugasanga barimo barahanura ibintu wumva ukumva kabisa ni ibintu byo gusebya umukiza wacu cyangwa se umwami wacu bitewe nuko bihabanye n'ubushake bwe. Hariho abantu mu buzima bwabo simbizi abenshi bakaza ngo Imana iratwitse u Rwanda, intambara irabaye, abandi bati inzara irabaye, abandi bati bega ni ibintu bibi gusa bahanura ngo Imana yamutumye ngo u Rwanda rurahiye, ngo u Rwanda rurabaye, ngo intambara ibiki, ngo inzara ibiki. Ukibaza ni ahora nta kindi kintu Imana itekereza ku Rwanda ni bibi gusa, ibyo Imana ishaka gukora mu Rwanda ni bibi gusa, nta byiza bihari. Kuki nta muntu wari waza ngaha ajya kuri social media avuga ati rwose nabonye abanyarwanda Imana ibaha akazi, nabonye abantu inzara ivamo, bose ni bibi gusa. Noneho byahura nuko abantu muri bo bifitiye ubugome bwabo, bafite amahoro makeya, bishakira akaduruvayo, nabo ugasanga baramusapotinze, baramukurikiranye, bamufashe nk'umuntu wahanuye ibintu bikwiriye koko. Yewe harimo nabo njya kumva arahanuye ngo uyu muyobozi ngavuyeho, ngo Imana ngimukuyeho. Nimukuraho se urajyaho? None se nimukuraho wari uzi ko n'undi uzajyaho? Uriya witaga mubi wari uzi ko wewe undi azaza afite ubukana burusha ubwiwe bitewe n'imitima yanyu iri kurushaho kugenda kuba ibiba mibi? Buriya mbabwire, Imana yimika umuyobozi akagira ubukana bitewe n'abagiye kuyobora. Iyo agiye kuyobora bagwa neza nawe bumugwa neza, ariko iyo abagiye kuyobora atari abagwa neza nawe wari umuntu nyine ukwiranye n'ukuntu abantu bateye. Buriya nimwifuza ubuyobozi bwiza, nimwifuza ababayobora beza, yaba mu karere kanyu, yaba mu macecezi yanyu, yaba mu makampani yanyu, mubanze mwebwe muhinduke beza. Nimuhinduka beza Imana izabaha umwiza, ariko nimudahinduka beza Imana izabaha ubasha guhangana n'ubwo bugome bwanyu, n'ubwo buriganya bwanyu, niyo myifuzo yanyu mibi niwe uzabasha guhangana nayo. Kandi bimubyumve, hariho n'abandi bantu rero ujya kumva ngo ni umuhanuzi ariko ahangaye guhangara abantu bakomeye. Reka nkubwire, hari ibintu Petero yaravuze ngo ibice Petero wa 2 ibice 2 umurongo w'10 haravuga ngo ariko cyane bagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa. Ni abantu bahangara ntacyo batinya, ni ibyigenge, ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Bibiliya itubuza guhangara abanyacyubahiro. Bibiliya itubwira gusuzugura
abatuyobora. Bibiliya itukwereka umurongo wo kubaha buri muntu wese uri hejuru yacu, kubera ko uri hejuru yacu ariho kubw'Imana kugira ngo tumwumvire, natwe turiho kugira ngo tumwumvire. Nuko Imana yabikoze kugira ngo amahoro aboneke. Iyo rero uri aho ngaho sinzi Imana yagutumye iyo ariyo, nimba ari iwanyu, nimba ari yo musangira, nimba ari nyoko cyangwa ari nyogosenge, ngo uyu nguyu ngo akwiye kuvaho, ngo Imana irambwiye ngo akwiye kuvaho, ngo akwiye kuvaho, ngo agize gutya. Ewe bishobora no kuba, ariko ntibibaye kuko bihanuye. Imana niyo yimika abami ikongera ikabimura, ibimura mu bushake bwayo yabishatse mu gihe cyabyo. Rero ibyo utekereza n'ibyo ushaka ntabwo ari byo bigiye kuba. Ni kumenya kugira ngo tumenye ko ari Imana, iyo aza kuba ari Imana yabikubwiye mbere y'uko ikubwira y'uko uriya muyobozi agiye kuvaho, yari kukubwira amakosa ye n'intege nke ziwe. Wari kuba wabanje kubisengera, ukabanza ukamufatira amasengesho ukamwingingira Imana. None ukimara kubyumva ahise wirukanka kubivuga ngo ubwo wahanuye, bigaragaza ko ari wowe rero mubi, kubera ko ibyo ushaka ni kamere yawe ibishaka, ntabwo ari umutima w'ubugwaneza ubishaka. Kubera ko iyo aza kuba ari umutima w'ubugwaneza ubishaka, wari kuba wamusengeye, wari kuba wanamutelefoni, wari kuba wanamwegereye. Ariko kubera ko utabikoze, ahubwo wowe ufite ibindi bintu urimo biri aho ngaho tutamenya ibyo ari byo. Rero mumenye yuko si byiza umunyacyubahiro wese. Reka mbabwire, reka tuganire vrema. Mwabonye igihe Yohana Umubatiza yabonaga Yesu, yaravuze ngo hari umuntu ugiye kuza, ngo sinkwiriye no gufungura udushumi tw'inkweto ziwe. Yohana kiriya gihe niwe wari uzi kurusha Yesu. Yohana niwe wari ufite public kurusha Yesu. Ariko abonye Yesu haravuga kwera inkwiye guca bugufi kuri Yesu. Nimba umuntu afite abantu ayobora, wowe udafite abantu uyobora. Nimba umuntu akurusha abantu ayobora, uyobora abantu 5,000 wakayobora abantu 10,000, umva ukwiye kumwubaha, nuwo kubahwa. Iyo wihangaye kumuvuga rero kumuvuga uri muratsitara ku mavuta, uri muratsitara ku cyubahiro Imana yamuhaye, ni wowe bizagira ingaruka. Wowe uri kuvuga ngo uriya muyobozi ngo arapfuye, ngo gavuyeho, uriya uzapfa umusigi, kubera ko imigambi y'ababi ntabwo izahama, ahubwo umugambi w'Imana niwe uzahama. Hari umwana umwe dusengana yahoze ambwira uburyo hari umurozi wamurogaga, ari n'umurozi, ngo none akajya ahora asenga ngapfe. Ngo nuko aryamye Imana ngiza kumubwira, iramubwira ngo uriya ntago azapfa ahubwo azaramba. Yibaza impamvu ugaza kungisha inama. Ndamubwira ati nuko wowe wahindutse umurozi kumurusha uhora umwica. Ubwo rero wewe rero ntakiri umugome cyane, ubwo wowe umurusha ubugome kuko uri kumwica. Kandi Bibiliya ivuga ngo tubasengere, tubifurize ibyiza. Wari kumusengera, Imana yabona ko amije ubugome, Imana irareba kuturusha, ikazabikora itabikoreshejwe nuko tubyifuza. Twebwe icyo twifuza nuko akizwa. Mu gihe yananiranye yarangiye umutima, Imana ni igisubizo cyayo. Rero nuko rero nimba mama wawe yarakubyaye, mwubahe. Nimba yari ikintu kibi yakukoreye, were guhora umurakariye cyangwa iki, ahubwo shaka uburyo wakiyunga, gira ikintu wamugurira cyabunga, musengere, Imana ibunge, kubera ko nibwo uzaramira muri kino gihugu, nibwo uzagira umugisha. Niko Bibiliya ivuga. Naho kuvuga ngo ababyeyi banje ngo n'ubungubu ngo barambabaje, ukagira gahinda, ukiriga uzerera, ukagira gute, nta gisubizo bifite. Imana ishaka ko twiyunga n'abatwanga, kubera ko biriya bintu bikorwa na Satani. Uri kubyumva? Rimwe na rimwe hari igihe n'umuntu akorera akantu gatoya, bitewe nuko yarababaye, ntabifate mu buryo bwo kumuhana, ntabifate mu buryo bwo kumwereka inzira, akabifata nk'urwango. Ndakubwiza ukuri rero, you have to change your mind. Ugomba guhindura ukagira umutima wa Kristo. Reka nivugire kuri aba bantu cyane cyane. Mwene data, sinzi ahantu wahuriye n'Imana cyangwa n'impano y'ubuhanuzi, ariko mu gihe utari wahanura ibyiza, uhora uhanura ibibi gusa, ibi nibi, kandi nimba ari no gutwika,
urekera gutwikira mu bintu by'Imana, uzatwike kuri bagenzi bawe, abandi bantu bapfa bakarangira, ariko stop ku bintu by'Imana. Hano bavuze ngo abantu batuka ibyo batazi. Reka mbabwire, nimba uri umukozi w'Imana, nimba uri umuntu ugabura iby'Imana, mu kanwa kawe he kuvamo ibitutsi, he kuvamo umuvumo, havemo ibihesha abandi umugisha, havemo ibyereka abandi inzira nziza, havemo ibikwiranye n'umutima w'impuhwe. Uri kubyumva? Naho ibindi mu birekera Imana, guhora n'uko Imana. Umuntu nagenda nabi uzamubwire ngo urimo uragenda nabi, niyumvira Imana izamugira neza, natumvira Imana izibyo izakora. Twese turindira umunsi umwe w'urubanza wese wo ku minsi y'imperuka. Turacyariho kubw'ubuntu, Imana iduhaye amahirwe itabitewe nuko dukiranuka, iduhaye amahirwe yo kugira ngo imperuka itaba uyu munsi, kugira ngo n'abari mu mafuti, n'abari mu byaha, n'abari mu kibose, twese twihane. Nta muntu n'umwe Imana yifuza karimbuka, nta muntu n'umwe Imana yifuza kasonza kahura n'intambara, kubera ko nta nyungu zirimo. N'ibihugu byose biri mu ntambara kano kanya, ndabisabira ngo iyo ntambara igire gute ihoshe, kubera ko amarira ari kuba menshi, nubwo biri mu byahanuwe. Ntago ari intambara, ntago ari izo ntambara, ntago ari Yesu wasiteje, ahubwo nibitwereka yuko twitonde. Izi ntambara ziri kuba, Imana ishobora kuzinyuramo vuba ikaza gutabara abantu bayo bari kurenganiramo, hanyuma imperuka ikabirabaye, hakahita haza umunsi w'urubanza. Nuko rero mukomere, mwirinde gutuka ababayobora. Nimba uzi ko watutse myoko ugatuka abamukuyobora, bishoboka bamusaba imbabazi. Yewe nimba umuvuga nabi, umuvuga nabi, rekeraho, genda umusabe imbabazi, mwiyunge. Niyo bari gukorera ikintu kibi kimeze gute, mwiyunge. Amezi ikeneye yagutwise akanakubyara, nimba ubashije kuba ugeze aho ngaho uriho kubw'Imana, rero icyo yakoze ntabwo wari kubasha kugikora. Mama wawe ntabwo wamutwita wowe ngo umubyare. Nuko rero nimba aragutwisa akakubyara, bimwubahire, urinde gukomeza umuvuga nk'ibiki n'ibiki. Please, yaba papa wawe yaba mama wawe, mwubahe so na nyoko, mutagendeye ku byo babakoreye. Kandi nimba hari abantu bababwira ngo, nimba mugifite bamama banyu bakaba bababwira ngo mwana wanjye ibyo urimo n'ibiki, ibyo urimo n'ibiki, mwumvire, kuko nutamwumvira ibyo ugiyemo ntibizaguhira. Yo, haleluya. Ibyo urimo ntibizaguhira, ariko numwumvira, umugisha w'ababyeyi uzakuzaho, ibyo uzajyamo yumva kunze bizaguhira. Kandi mwibuke gukora ibyiza byinshi ku babyeyi banyu ngo babasabire umugisha. Umugisha wa kibyeyi turagukeneye kugira ngo turamire mu mahoro, ubugwa neza, dusaze neza. Bwana asifiwe sana, Imana ibagirire neza. Ariko abantu bihangara gutuka, kuvuga, uyu mukureho umuyobozi, ndabyumva cyane habyumva cyane mugire, habyumva. Please, rekera aho ngaho, ntuzongere. Imana ikugirire neza kandi Imana ibyumve. Yes, shaka kutugeza igitekerezo ni muri comment, cyangwa se hari nimero ziri aho ngaho, uzaduhamagare kandi tuzakomeza kugirana ibiganiro byinshi byiza cyane. Turabakundi. Iyi ni Africa Television, iyi ngiyi ni Hirwe TV. Imana ibagire neza, dushobora gusenga. Mana yanjye ishobora byose, ndagushimiye kubana natwe, icyubahiro kibi cyawe. Wese uzumve kino kiganiro azabona umugisha mwinshi, kandi Imana uzamurwanirire, atakigeze uzahamugeze, atakinyuze uzahamunyuze, ibyo atageraho uzabimugezeho, ibyo atakikuramo by'ibyaha uzabimukuremo. Mu izina rya Yesu, amahoro ya Yesu atanga aze mu mitima yanyu. Amen.